Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu nkomeze gushimira buri muntu wese uzi ko yakoze subscribe uzi ko akora share ku biganiro cyangwa se ku nkuru tubagezaho. Muri iyi minsi rero tudatinze mu gihe ababyeyi bamaze igihe barohereje abana babo ku ishuri, ariko ababyeyi bakaba badatuje kuko bari gushakisha iyindi minerivare izabasubiza ku ishuri mu gihembwe gitaha. Mu gihe ababyeyi bo badatuje, abarezi bo nabo ntibatuje, bakomeje kwangiza urubyiruko cyangwa se bakomeje kwangiza abana boherejwe ku ishuri binagoranye. Inkuru dukesha igihe.com ifite umutwe ugira uti: umupadiri w'ikirehe akurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Abantu benshi bakomeje kwibaza iby'inkuru, ati se uwo mupadiri yaba ari uwahe, cyangwa se umupadiri ukora amahano nk'aya, cyangwa se umupadiri w'umurezi ushobora ufatanya ubupadiri n'uburezi wakora amahano nk'ayo yaba ari uwahe? Hano ni kuri Real Vibe, hano tukugezaho inkuru uko yakabaye. Uyu ni umupadiri wayoboraga ikigo cy'amashuri giherereye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyamugari. Ndakeka iki kigo cya Lycée de Rusumo giherereye muri Nyamugari. Uyu mupadiri ngo yatawe muri yombi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Ibi byemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry. Yemeje ko ibi bivugwa kuri uyu mugabo cyangwa se bivugwa kuri uyu mupadiri ari ukuri, ko uyu mugabo acumbikiwe cyangwa se acumbikiwe kuri sitasiyo, afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru, mu gihe dosiye ye ikomeje kugira gute, iyi dosiye ye ikomeje gukusanywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Tubibutse neza ko uwo ari we wese, tutitaye ko ari umupadiri, tutitaye ko ari umupadiri w'umwarimu, tutitaye ko ari umupadiri w'umudiregiteri, tutitaye ko yaba umwarimu, umuganga, yaba umusirikare cyangwa se umupolisi, uwo ari we wese nubwo yaba ari umuhinzi ufatiwe mu cyuho cyangwa se ufashwe cyangwa se uhamijwe icyaha cyo gusambanya cyangwa se cyo gusambanya umwana ukiri muto cyangwa se umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure, ahanishwa igifungo cy'imyaka kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitanarengeje imyaka 25 nk'uko itegeko ribivuga. Dr. Murangira Thierry yakomeje asaba abarezi kubahiriza cyangwa se kuzuza inshingano zabo zo kurerera u Rwanda cyangwa se zo kurera abo barera neza, babubaha kandi barinda abo barera. Birababaza cyane kumva ngo mwarimu wagakwiye kuba arinda umwana kuba yahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo by'ihohoterwa cyangwa se byo kuba yahohoterwa, ari we uba ufata cyangwa se ufata iya mbere kuba yafata umwana akamwangiza. Mu gihe cyangwa se mu myaka yashize byaragoranaga kumva inkuru, cyangwa se iyi nkuru yaza kwa ari nko mu myaka yagiye itambuka kwitangaza, byari kuba ari igihuha kumva ngo padiri w'umudiregiteri cyangwa se umuyobozi w'ikigo w'umupadiri cyangwa se umuyobozi w'ikigo runaka, mwarimu runaka, muganga runaka, umupolisi runaka, umusirikare runaka ngo yafashe umwana w'imyaka 15. Iyo biza ko ari mu myaka yashize byari kuba ari igihuha, ariko aya makuru mbagejejeho ntabwo ari igihuha kubera ko ni inkuru ivugwa kandi y'ibyabaye. Bityo rero nsaba aho waba uherereye hose kurinda umwana. Iyo urinze umwana uburinzi igihugu, iyo urinze umwana uburinze uzaba meya, uburinzi uzaba umwarimu, uburinzi uzaba umusirikare akarinda igihugu cyacu, uburinzi uzaba umupolisi akarinda abantu n'ibintu byabo, uburinze uzaba minisitiri, uburinze uzaba guverineri w'intara runaka. Hano ni kuri Real Vibe, ntabwo dutinda kubagezaho inkuru. Dushimira abantu bose bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda bakomeje gukora subscribe kuri channel cyangwa se abakomeje gukora subscribe kuri chaîne yacu ya Real Vibe. Nge nitwa Eric wacu, hano ntabwo dutinda kubagezaho amakuru kugira ngo mukomeze izindi gahunda zanyu za buri munsi. Ciao ciao.